imirimo yawe Mana yose irahebuje. Nagusuhuje wowe dukunda kubana muri uyu mwanya w'itangazamakuru rya Mwuka Wera. Bimwe mu by'aba yagiye atugezaho bimeze nk'uruhirahiro se cyangwa nk'urungabangabo kuri twebwe se cyangwa nk'ibibazo tudafitiye ibisubizo kuri iyi shene yitwa Mama Chance Official. Aho uherereye hose, waba uri muri Afurika, waba uri muri Amerika, Australia, Aziya, Nairobi, ndagusuhuje. Waba unkunda cyangwa se unanyanga, icy'ingenzi ni uko dukunda kubana muri uyu mwanya. Nagusuhuje aho uri hose, amahoro Umwami Yesu atanga akubeho. Rero muri uyu mwaka 2026 hari ubuhanuzi bwakunze gucicikana cyane ngo bw'ukwezi kwa gatatu, ngo Imana irabatabaye, ngo Imana ikoze ibi. Nago nigeze ngiye mbukurikirana, ariko abantu bagiye babukurikirana mwagiye mumbaza ibibazo bigendanye n'ubwo buhanuzi. Yewe harimo n'abatarambajije mwibaza ku buhanuzi buza ati siko Imana itabaye ngiye kwitantabaye, ko bavuze ngo Imana ikoze ibi n'ibi ngiye kwitabikoze. Yego rero ngiye nje gusubiza abantu mwambajije kuri ubwo buhanuzi bw'ukwezi kwa gatatu, ngo abahanuzi ngo baba bababeshye, ngo baba bababwiye ibintu ngo bitari byo, mbega byinshi. Rero tugeze mu mwanya wo kugira ngo ibyo bibazo mwagiye mumbaza tubisubize. Hari n'abambajije tese Imana itabara mu kwezi kwa gatatu, Imana itugirira neza mu kwezi kwa gatatu, mbega ntabwo ibibazo byose nabisubiriza rimwe ngo umuntu yambajije iki ngo ndamusubiza, n'undi yambajije iki ndamusubiza. Icy'ingenzi ni uko biba ari ibibazo bihurira mu kibazo kimwe, n'uko umuntu wese abaza bigendanye n'uko ibintu abyumva se cyangwa n'uko yumva yabaza. Rero uwo mwanya niwo tugezemo, ni ungaruye kuri Mama Chance Official. Hari n'ibindi bibazo byinshi biba bihari, ariko ndashimira Imana yo mu ijuru yemeye gufungura igitabo cy'ubuhanuzi muri njyewe. Kandi namwe mwagiye mumbaza n'ibindi bibazo bitandukanye bitagendanye n'iby'amezi, imikorere y'Imana mu mezi. Namwe ndabashimira, mutuma ikirere cy'ubuhanuzi gifunguka, Mwuka Wera akaza akadusubiza. Rero ubu ngubu tugiye kujya mu bisubizo by'ibibazo twibaza ku bigendanye n'ubwo buhanuzi bw'ukwa gatatu bukunda gucicikana cyane, ngo Imana ikoze ibi, Imana ikoze ibi. Nibyo bibazo nje gusubiza, Mwuka Wera yampaye ibisubizo byaryo. Mbere rero yuko twinjira muri uwo mwanya, tugiye kubanza kwiyegereza Mwuka Wera mu isengesho kugira ngo abane natwe. Nari ntarasohoza umuntu mushyashya waje kuri Mama Chance Official. Wowe rero waje kuri Mama Chance Official kuri iyi shene ari ubwa mbere, nawe ndagusuhuje, nguhaye karibu n'ikaze, nugubwe neza, ni wiyumvemo ikaze. Niba uje mu rukundo ntacyo bitwaye, tuguhaye karibu. Kandi niba uje no mu rwango, tukwifurije kwinjira mu rukundo, kuko urukundo nicyo cyapa kituyobora inzira ijya mu ijuru. Reka rero nge nawe dusenge kugira ngo Mwuka Wera arusheho kubana natwe. Mwuka Wera mufasha mwiza twahawe, Kristo wadusigiye uyu mufasha, Imana idukunda yemeye igakoranya inama mu ijuru, hakabaho inama yo gucungura umuntu, Kristo akemera, yarangiza iyo mission agasubira mu ijuru akadusigira umufasha butatu butagatifu. Ndabahimbaje, mbashyize hejuru, mbahaye icyubahiro kibakwiriye muri uyu mwanya. Izina ryawe Kristo nirihimbazwe, icyubahiro ni icyawe. Cishijwe bugufi n'imbabazi z'Imana, itugirire ibihe byose, kugira ngo muri uyu mwanya imbabazi zawe zize ziganze ku muntu wari we wese tugiye kubana muri uyu mwanya. Nk'uko urambura ukuboko kwawe ibiremwa byose bikabaho, urambura ukuboko kwawe buri muntu wese akumve, Mwuka Wera yumve icyo ushaka kuvugana nawe. Urakoze rero Mwuka Wera kugiye kubana natwe. Dufunze amarembo y'ikuzimu, ubwami bwawe nibuze. Icyo ushima kandi ushaka kiba ari cyo kiba, hamwe no kumva, hamwe no kumvira, hamwe no kukwakira n'imbaraga zawe ugiye kumanurira abantu bawe, kugira ngo dushobozwe kugenda nk'uko ubishaka. Nibibe uko nguko ubishaka Data, ni mu izina ryawe Kristo dusenze twizeye,
amena. Twagiye rero, nk'uko ibyo bibazo nakunze kubibazwa, n'ubundi nibyo tugiye guheraho. Rero nshuti zanjye, abavandimwe banjye, dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru. Hari ibindi byigisho se cyangwa andi mabwiriza ya mwuka wera, bitewe n'uko agenda akorera mu bantu batandukanye, mwagiye mwumva ngo Imana ngo imyaka 1000 kuri yo ngo ni umunsi umwe, ngo kuri twebwe abantu. Ibyo bintu rero nabyo nibyo turi buhereho. Ni ukuvuga ngo mu bwami bwo mu ijuru mu kirere cya gatatu, aho Imana ituye, twebwe imyaka 1000 iyo tuyibayeho, Imana yibona nk'umunsi umwe. Ariko muri ubu bwami bwa muntu, muri iki kirere cya mbere twita ikirere cya mbere, aho umuntu ari, umunsi ni umunsi, icyumweru ni icyumweru, ukwezi ni ukwezi, umwaka ni umwaka. Ushobora kumbaza ngo se ugiye kuvuguruza ibyo ngibyo cyangwa se birahura? Ntago nje kubivuguruza, birahurira mu butandukanire bw'ibirere. Nababwiye ko mu ijuru bo nuko babibara, ariko iyo tugarutse hano mu isi hamwe na mufasha mwuka wera tugendana nawe ibihe byose, umunsi aba ari umunsi, ukwezi ari ukwezi, umwaka ari umwaka, icyumweru ari icyumweru, isaha ari isaha, umunota ni umunota, isegonda ni isegonda. Twigarukire mu bibazo byacu. Nk'uko mwambajije ngo kuki ubuhanuzi abahanuzi bakunda guhanura ngo ukwezi kwa gatatu, ngo ibintu Imana ikoze, ngo Imana ibakoreye ibi, tukabitegereza tukabibura. Ntago turi buhere ku kwezi kwa gatatu, ahubwo tugiye kwinjira mu mezi yose agize umwaka. Turahera mu kwezi kwa mbere. Ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu ni amezi 3 agize igihembwe cya mbere cy'umwaka. Ibyo ni ibintu musanzwe muzi. Ukwezi kwa kane, ukwa gatanu n'ukwa gatandatu akaba igihembwe cya kabiri kigize umwaka. Ukwezi kwa karindwi, ukwa munani n'ukwa 9 kikaba igihembwe cya gatatu kigize umwaka. Ukwezi kwa 10, ukwa 11 n'ukwa 12 kikaba igihembwe cya kane kigize umwaka, ari nako kurangira ku mwaka. Ni ukuvuga rero, nge ntago ndi buhere mu kwezi kwa gatatu, ahubwo ndahera umwaka utangiye, tugende dusobanura imikorere y'Imana mu bantu ku bigendanye n'amezi. Ni ukuvuga ngo umwaka iyo utangiye, ndahera mu ijuru mu kirere cya gatatu. Iyo umwaka urangiye, twebwe uko tuba dushimira Imana ngo umwaka urarangiye, dutangiye undi mwaka, mu ijuru baba bakurikirana uwo mukino uri kubera ku isi. Za ministeri zikorera mu ijuru ziba ziri gukurikirana uwo mukino. Ni ukuvuga ngo izi ministeri zikorera ku isi no mu ijuru zibayo: ministeri y'abakozi, ministeri ibigendanye n'ubuvuzi, ministeri y'ibigendanye n'ibyo kwigisha. Mbega uko ministeri agenda akurikirana, ntago ari byo nje gusobanura. Noneho ayo ministeri akurikirana ibintu biri kubera ku isi. Ni ukuvuga ngo ukwezi kwa mbere rero niko mpereyeho. Ukwezi kwa mbere ni ukwezi Satani ari bwo bwami bwe bukorera mu kirere cya kabiri, barakarira ikiremwa muntu cyane, bahita bajya gusaba umuntu mu bwami bwa gatatu ntibemereye kujyayo. Ni amajwi yabo azamuka: ye umuntu impamvu ari gushima, impamvu ari gukora ibi, nuko mwamukoreye ibi, nimureke bigende gutya, murebe ko umuntu atahita kubera mubi. Kandi Satani, tugende gake, ntago ibintu ndi kubibwira abakristo gusa, ndabibwira umuntu wese waremwe n'Imana. Satani ahora arwanya umuntu waremwe n'Imana. Ubwo ikintu ijuru rihita rikora ni iki? Iyo Satani asabye Imana kuri iyi si, hari abantu ifitiye icyizere, hari n'abantu itizera. Bandi ifitiye icyizere ku rutonde rw'abagomba kwinjira mu makosi y'Imana, hari abantu Imana itanga, hari n'abo y'Imana. Turahera kubo yatanze rero. Aba bantu Imana yatanze, hahita habaho kwemera. Imana ikemera Satani ngo ngaho genda ubagerageze, abase ko mbizeye ibyo wabakorera kose bose, icyo nagambiriye kuri bo kirakomeza se, cyangwa icyo nabaremeye kuri bo kiri bukomeze, cyangwa ubumuntu muri bo buri bukomeze. Biterwa na buri muntu uko ameze hagati ye n'Imana. Okay, twagiye. Noneho rero icyo nashaka kuvuga ni iki? Ngo ukwezi kwa mbere habaho ikintu cyitwa ubuzima butari bwiza, butagenda neza. Iyo tuvuye muri bya bihe by'amashimwe, ibintu ntago biba bigenda neza. Ukwezi kwa kabiri rero hahita habaho
kuza kugenzura mu ijuru, baza kugenzura umuntu ku isi ukuntu ameze. Ubwo harimo abo Imana yimanye kubera kutabagirira icyizere, hari n'abo yagiriye icyizere batanga ibi nabisobanuyeho. Noneho mu kwezi kwa kabiri habaye ikintu kimeze nk'igenzura. Uku kwezi kwa kabiri impamvu Imana iza kugenzura ibigira ngo itange imbaraga muri ibyo bihuri kunyuramo zo gukomera. Yohereza rero yama ministeri n'abamarayika bayahagarariye, noneho barangiza bakaza kugira gute kugenzura. Ukwezi kwa kabiri rero kurangira raporo zatanzwe. Izo raporo zitanzwe, hatangwa raporo z'abatsinzwe n'abatsinze. Babandi batsinzwe rero bahita bahabwa ingororano mu kwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu ari cyo gihembwe cya mbere cy'umwaka. Niyo mpamvu ubuhanuzi bucicikana, abahanuzi bagahanura cyane. Yego, Satani aba yatsinzwe, abantu bari kugirirwa neza n'Imana, ariko abo bantu babona ibyo bihembo ni abantu batsinze. Buriya ukwezi kwa gatatu mu buzima bwa muntu, bene abo bantu ibintu birahinduka. Iyo rero bene abo bantu ibintu byahindutse, abantu bose babyungukiramo. Mu isi murabizi hari abantu baba bahagarariye abandi, nyine nuko bimeze, ntacyo twabihinduraho. Twagiye mu gihembwe cya kabiri, ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu. Igihembwe cya kabiri nicyo tugezeho. Ukwezi kwa kane rero mwa bantu b'Imana mwe, twigarukire mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ukwezi kwa kane ni ukwezi kubi. Noneho Satani ko nako aza kugusaba. Mu kwezi kwa mbere kw'igihembwe cy'umwaka ni ukwezi ko kuza gusabiriza. Urumva mu kwa gatatu tuba turi mu mashimwe y'ibyiza biri kuba. Ukwezi kwa kane rero ahita aza gusabana umujinya mwinshi cyane. Mwabonye ibintu yadukoreye mu kwezi kwa kane. Yarasabye ahita ashyira no mu bikorwa. Imana yo mu ijuru, kubera ko hari ahantu yashakaga kugeza umunyarwanda. Yego, iki gihugu turimo none, aha hantu tugeze, abanyarwanda birava mu mubabaro w'ahashize h'abanyarwanda. Abanyarwanda barababaye, abanyarwanda bahuye n'ibintu bitari byiza. Niyo mpamvu banyarwanda ntimukibagirwe, kwibagirwa ni ikosa rikomeye. Kwibuka bituma ukomerera aho ugeze, ndetse bigatuma naho ujya ubasha kugerayo. Rero ndavuga ku banyarwanda, yaba abo turi kumwe mu gihugu cy'u Rwanda, yaba abafashe ubwene gihugu mu bindi bihugu. Nago mwabaye abanyamahanga, muracyari abanyarwanda, ariko mwagiye kugira ngo mwubake u Rwanda muri ayo mahanga. Yego, abagifite ubwene gihugu bw'u Rwanda namwe, twese hamwe muri rusange. Biriya bihe byahashize Imana impamvu yemeye ko bibaho, ariko uburinzi bw'Imana bwari buhari. Hari ababirokotse, abagiye muri ayo mabi bakica bagenzi babo kubw'ibishuko mwahuye nabyo. Mwakuyemo isomo, bamwe muri hana batarihanye mu gifite ubwo bugome mu mitima yanyu. Nuko nyine umuntu ajya ananirana, ariko amateka mabi y'u Rwanda yagombaga kugusigira isomo mu buzima, kugira ngo aha none u Rwanda ruzaba ari u Rwanda rudasanzwe. Ukwezi kwa kane rero niko ndiho. Buriya muzi ngo mu Rwanda niho Satani yibasiye gusa. Umuntu uwo ari we wese ku isi aramwibasira. Ukwezi kwa kane ni ukwezi kubi, ni ukwezi aba afite umujinya wa wundi ntabona uko nsobanura, tuba dufite agahe gatoya. Ukwezi kwa gatanu rero ijuru riramanuka rikaza gutanga support, rikaza gufasha abantu. Ukwezi kwa gatanu ni ukwezi kwiza, ni ukwezi kudasanzwe. Umuntu uwo ari we wese, yaba ari umukristo yaba atari umukristo, Imana ikunda abantu bayo. Agakiza ni inyungu zawe ku giti cyawe, kazaguhesha kuba mu ijuru ubwo uzaba usojeje runo rugendo, kazanaguhesha kuba mu ijuru ukiri mu isi. Yego, iryo ni ryo tandukaniro dutandukaniyeho n'abandi bantu badakijijwe, ariko twese mu isi Imana iyo yakuremye uba ufite gikurikirana, waba ukijijwe waba udakijijwe. Tujye tureka rero ubwo bwibone ngo abakristo ngo ibi nibyo bintu byabo, ngo ibisi byabo. Ikintu tuzarusha abantu bo muri isi ni kimwe, nukuba twararinze akagakiza tugahabwa imigisha yako. Umugisha wa mbere nukuba mu ijuru tukiri mu isi. Umugisha wa kabiri nukuzaba mu bwami butajya burangira, ari ryo juru twateguriwe tuvuye mu mubiri.
ubwo rero iyo Imana imaze kugenzura ku bwa za minisiteri yohereza mu isi, hahita habaho kugororerwa, abatsinzwe bagasubira mu masomo, abatsinze bagahembwa. Ukwezi kwa gatandatu rero impamvu abahanuzi badakunda kuguhanuraho, ariko abantu b'abashumba, abantu b'abapotre, abantu nyine babavuga butumwa bakuze muri ibyo bintu, nabo akenshi uzakunda kumva ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi ko gukora kw'Imana. Ntago abahanuzi baguhanura, ahubwo uko kwezi gukunda kuvuga ku bantu b'abashumba, kukavuga ku bantu b'abavuga butumwa. Impamvu rero abahanuzi batakuvugaho cyane, ni gake abahanuzi bakuvugaho imikorere y'Imana cyane, ngo Imana ngo ni ukwezi ko gukora kw'Imana. Satani kubera ko tuba tugeze mu gihembwe cya kabiri, abatangiye gucika intege, babandi bahabwa amagrade, babandi batsinze, avuga ati noneho umuntu pe Imana irushijeho kumuhagararaho. Bituma ukwezi kwa gatandatu abatangiye gucogora. Ubwo tugeze mu gihembwe cya kabiri, igihembwe cya gatatu rero ukwezi kwa karindwi. Bantu mwavutse mu kwezi kwa karindwi, ndabasabiye abantu bajya bavuga ngo abantu bafite mu kwezi kwa karindwi ngo bameze gutya, ngo abantu bafite mu kwezi kwa karindwi bafite imiterere imeze gutya. Imana itaguhaye iyo miterere imeze gutya ngo iguhe kumera gutyo, ntago biba byoroshye. Ababyeyi basama indabi ntiba byoroshye, abantu impinja zavutse ntiba byoroshye, abari mu mirimo ntago biba byoroshye. Nukuvuga ngo ni ukwezi Satani ateza ikintu cyitwa inyatsi, ariko inyatsi itagaragara. Inyatsi itagaragara ni inyatsi iri ahantu mwibanga. Nimujya mu buzima bwanyu rusange murasanga ari uko bimeze. Burya abantu baba n'ibirara bakaba n'ibihomora bagakora ibintu by'amarorerwa, ugasanga umuntu ntiyararaga amajoro atangiye kurara amajoro, umuntu ntiyajyaga mu mabwate ngo ajye gukora amarorerwa, ni hatangiye kujya kubikora, bambara ubusa nibwo bahita bakuraho bagashyiraho. Yebawe akoresha abantu ibintu biza kubanyaga ibyo bagezeho. Ukwezi kwa munani rero hahita hatangwa sapoti, kubera ko ni ukwezi nyine, ukwezi kwa karindwi abantu baba basabwe, kwa karindwi nyine birakomeje, tugeze ku gihembwe cya kane. Ngira ngo muri kumva icyo ndi gushaka kuvuga abumva. Ukwezi kwa munani hahita hahabwa sapoti. Ukwezi kwa cyenda rero, bantu mwavutse mu kwezi kwa cyenda, felicitation Mana we, ni ukwezi kwiza, nako ni ukwezi ko gukora kw'Imana. Uku kwezi rero abantu bakunda kukuvugaho cyane mu bigendanye n'amahishurirwa ya Mwuka Wera. Abashumba ntibakunda kukuvugaho, babisigira abavuga butumwa. Abavuga butumwa nibo batangira kwigisha cyane, bakabivugaho gukora kw'Imana. Haba harimo ibitangaza bidasanzwe, haba hari gukoreka ibintu bidasanzwe. Mwabarozi mwe mwiha ngo kuroga ngo murakuramo ngo amada, ngo abagore ngo batwise ngo murica impinza ngo murazica ziri kuvuka. Reka mbabwire namwe ukwezi kwa cyenda murakuzi. Umugore ubyaye mu kwezi kwa cyenda ubuhiriwe n'urugendo. Umugore bateye inda mu kwezi kwa cyenda ubuhiriwe n'urugendo. Bantu mutangiza ama business mu kwezi kwa cyenda, n'ukuri n'ukwezi kwiza pe. Abantu rero mukorera Imana mu kwezi kwa cyenda, bantu mukora ibiterane, bantu murema ibintu by'ububyutse. Ukwezi kwa cyenda n'ukwezi kudasanzwe. Muntu wavutse mu kwezi kwa cyenda aho uri hose, felicitation, nugubwe neza. Rero mwebwe mutangiza aba business mbibibanga, ukwezi kwa cyenda n'ukwezi kudasanzwe. Ikuzimu imbaraga satanike ziba zatsinzwe, ubuzima bwa muntu buri mu bwamamare bumeze neza, ubwami bwa muntu bukomeye. Yego, tugeze mu gihembwe cya kane rero, ukwezi kwa cumi. Mama we batera inda mu kwezi kwa cumi, gahinja kavuze mu kwezi kwa cumi. Yo mana, babyeyi mufite abana, ukwezi kwa cumi mujye mubasengera. Abana noneho bari mu myaka 15 kuzamura hejuru kugera mu myaka 20, babyeyi mujye musengera abana banyu. Bakozi b'Imana bahanuzi, ukwezi kwa cumi mujye mureka tureke ibiryo dusenge, tujye mu misozi duhamagara imbaraga. N'ukwezi Mana sinzi uko nakuvuga, Satani noneho aza nta bintu by'imikino, abakorera mu kirere, mu ngabo za gisirikare bavuga ngo ingabo zirwanira mu kirere, ngo izirwanira ku butaka, ngo izirwanira mu mazi. Umva abakubita tababarira mu kirere abarwana, ku butaka bari kurwana, mu mazi bari kurwana. Yego igihe cyose abarwana, ariko abari gusabiriza none havuga tumwakurandangiranye. Buriya abantu bakunda kuvuga ngo impanuka zica abantu ngo ziba ngo mu kwezi kwa 12. Mana we nta makuru mufite. Burya impfunyisha baganga mu byaza abadamu kwa muganga, ukwezi kwa 10 n'ukuri ndabasabiye. Yababa we raporo ntago biba bimeze neza.
umuntu wabonye abyaye agahinja ke mu kwezi kwa 10, mana, umuntu wabonye ategura ibirori bye bikagenda neza, mbega sinzi ko nabivuga, turi kwihuta, igihe kibari gito. Ukwezi kwa 10 rero nabwo Satani bari gusaba muri finali. Ukwezi kwa 11 Imana ikaza gutanga support. Ukwezi kwa 11 support izaba ari support idasanzwe, ministeri mu ijuru zose zirahaguruka zikaza gushyigikira ubuzima bwa muntu. Ego, burya rero n'ukwezi nako kudasanzwe kwiza cyane. Ukwezi kwa 12 rero abari intsinzi, abantu batsinze mu kwezi kwa 12 bahesha umugisha isi yose. Ukwezi kwa 12 rero, mana yanjye, kubera ukuntu ubwiza bw'Imana baba buri kugendagenda mu isi, abantu bari mu minezero, hatangwa ikintu cyitwa umunezero mu bantu, ibyishimo mu bantu, ariko umuntu ubwo bwiza bw'Imana butagezeho, navuga ngo iki se, abantu bari mu cyiciro cyuko nyine batagenderewe ngo bahabwe izo ngororano zihabwa mu kwezi kwa 12. Ibintu bari bibi cyane. Ukwezi kwa 12 kuraza kukisanisha mu kwezi kwa 10, haba hari gutanga ibitambo, abarozi baba bari muri finali, imbaraga satanike zikorera mu barozi, abadayimoni baba bari muri finali yo gutanga amaraporo. Ibintu bari bibi cyane, abazimu, imyuka ikorana n'abantu bapfuye, imyuka y'abantu bapfuye ibiri gutanga raporo cyane, ibintu biba bimeze nabi. Ukwezi kwa 12 rero ubundi abakristo bo bakabaye bari mu bihe byiza byo gusenga no gusabana n'Imana, cyane cyane guhera mu kwa 10 kugera mu kwezi kwa 12, itariki wenda nka 20, abantu bakabaye bihishe mu mbaraga z'amasengesho no gusabana n'Imana. Umwaka rero ukabura rangiye. Nizere ko we wari ufite ikibazo ku buhanuzi bucicikana mu kwezi kwa 3, kuri message z'abashumba zo mu kwezi kwa 6 ngo ukwezi ko gukora kw'Imana, kuri message zikunda gutambuka mu kwa 9 mu bavuga butumwa ngo imikorere y'Imana itangaza irabikoreka. Ndizera ko usobanukiwe. Ayo niyo makuru Umwuka Wera yarampaye kubagezaho. Ngaho nimukomeze mugubwe neza, n'ibindi tuzagenda tubibazanira, kandi dukomeje gushimira na Mwuka Wera udushoboza kudufungura igitabo cy'amahishurirwa kugira ngo bimwe mu bibazo twibaza tubashe kubibonera ibisubizo. Turagushimira Mwuka Wera wabanye natwe, wakoze ibimeze nk'ibibazo kuri twebwe bike cyane urabishubije, turagushimiye. Rero ibyari bimeze nk'urungabanga babivuye kuri twebwe, tumenye amezi icyo asobanura ku buzima bwacu, uburyo tugomba kwitwara bitewe n'ukwezi turimo. Yego, urakoze rero Mwuka Wera, icyubahiro n'ikibi cyawe. Yesu Kristo warakoze. Imana turagushimiye mu butatu butagatifu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Bye bye, shalom.